Bemurisho wacu ni muruta Bemurisho we wanzukanga bawe Bagiriho tukangara batinyi Abagutabira ntibarumuka Umurisho wawe ni muruta Radio Ubwiyunge uyu munsi turi ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2020 muri kumwe na Hategekimana Felicien. Dufite ingingo nyamukuru tugiye kuganiraho uyu munsi. Dufite abatumirwa twatumiye kugira ngo badusesengurire kuri izi ngingo. Reka tubanze tubahe ikaze kuri Radio Ubwiyunge, noneho dutangire tujya mu kiganiro cyacu nyamukuru. Madame Chantal Mutega, ikaze kuri Radio Ubwiyunge. Watangira usuhuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange? Mbanje kusuhuza wowe Felicien wanuye muri iki kiganiro kuri Radio Ubwiyunge. Nkaba nsuhuza John Rwigamba dukihuriyemo, ntibagiwe abari kuri tekinike bazafasha iki kiganiro kugera ku bakunzi ba Radio Ubwiyunge n'abanyarwanda muri rusange. Ndabasuje, tugire ikiganiro cyiza, murakoze. Urakoze Madame Chantal. Bwana John Rwigamba, ikaze kuri Radio Ubwiyunge. Wasuhuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange? Mbanje kubasuhuza Bwana Felicien, mbashimira kuba mwantumiye kuri Radio Ubwiyunge. Nkabasuhuje mugenzi wanjye duhuriye mu kiganiro Chantal Mutega, abashuhuje abari ku buhanga bw'ibyuma. Nkaba mboneyeho no gusuhuza abanyarwanda badukurikiye n'abazadukurikira aho bari hose ku isi hose. Murakoze Bwana Felicien, ngo ikiganiro cyacu kize kuba cyiza. Ndagushimiye Bwana John Rwigamba, ndagushimiye Madame Chantal Mutega kuba mwigomwe uyu mwanya wo kugira ngo muganirize abanyarwanda. Ndongera no gushimira n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufasha kugira ngo amajwi agende neza. Ingingo ya mbere tugiye guhera ku ngingo yerekana uburyo FPR yatangije intambara kuva muri 1990 ibwira abanyarwanda ko igiye guharanira ubwisanzure ku banyarwanda. Ingingo ya kabiri turareba mu magambo makeya urubanza ruregwamo Muherwe Kabuga Felicien. Ingingo ya gatatu turareba ubwisanzure bw'umwari n'umutegarugori mu Rwanda, kubera ko FPR ivuga ko yagaruye amahoro mu gihugu cy'u Rwanda, yahaye agaciro umwari n'umutegarugori. Tukaza gusoreza cyane cyane kureba ku kibazo cy'impunzi, uburyo impunzi zibayeho n'uburyo impunzi zifatwa cyangwa n'ihumure zihabwa na leta yacu y'u Rwanda kugira ngo impunzi zibe zatahuka, izishatse gutahuka cyangwa iziri aho ziri zigira amahoro. Mbere na mbere rero batumirwa bacu tugiye gutangirira kuri iyi ngingo ya FPR Inkotanyi. Nkaba nabaza Madame Chantal Mutega, FPR Inkotanyi yatangije intambara muri 1990 ivuga ko iharanira ubwisanzure ku munyarwanda, ije guharanira demokarasi mu Rwanda no kugira ngo umunyarwanda agire agaciro. Ibyo bintu byaba byaragezweho tugereranyije n'intambara yabaye muri 1990. Uyu munsi abanyarwanda babayeho bate? Ubona byifashe bite Madame Chantal Mutega? Na mugenzi wacu nawe ari bugire icyo abivugaho mu buryo burambuye. Urakoze Felicien kuri iki kibazo cyajengereje u Rwanda, icyo cyakizwa kuva muri 1990, cyane kuva muri 1990, nubwo bo babiteguye mbere ho ntabwo bashakaga kuzana demokarasi. Bo bari bafite agenda yabo yo kuza gutegeka igihugu, gushyira abanyarwanda bose ku mavi bakabagira abacakara, ndetse n'ubwami bashaka kugarura, ariko bakabushyira mu gipfunyika ngo ni demokarasi, kuko babonaga nta babashyigikira batangiye kugarura ubwami. Hanyuma rero ubwo bwami bagaruye babwita demokarasi, mwabonye icyaje kibuherekeje. Baje batubeshya ngo baje gukiza, gutanga ubwigenge n'ijambo ku Batutsi ngo bari barasigaye mu Rwanda. Abatutsi bari barasigaye mu Rwanda rero babiguyemo bagira ngo Abatutsi bene wabo baje kubakiza no kubaha ijambo, usibye ko n'icyo gihe ari umurengwe, kubera ko Abatutsi benshi mu Rwanda aribo bari bafite ekonomi mu nzara zabo, aribo bari batangiye gushyiraho amashuri prive, abantu benshi bajya kwiga n'iki, nta Abatutsi bari
babuzwa kwiga mu mashuri leta bakajya iruhande bakajya mu mashuri prive. Hanyuma abafitutsi bo hanze abo ngabo baravuga bati reka tujye gufata u Rwanda igihugu cyacu badukuyemo ko twagomba kuba abami no kubakishwa abandi, hanyuma tubabeshye ko tuje kubacungura. Nicyo kiraro tuzabona cyo kugira ngo tugere ku butegetsi. Hanyuma rero baraza barabeshya, bareba abatutsi bafite amikoro, barababwira bati rwose barabarinira babeshya amarira y'ingona, babafasha no kuza mu gihugu. Abana b'abajene bakaza bakababeshya ibyo bababeshya. Sinzi niba mwarabonye hari filime abanyenze mu kidage bita divere ni nka levage, umuyaga utupa amaso. no izo ntuza no abajene bari aho bisanga babonye ikintu. Mbese muzi ko abantu b'abajene bakunda ibintu sofisitike, bakunda ibintu bisa nka bya Jean n'iki byose. Abandi batutsi bo hanze bazi icyo bashaka kugeraho, baza bashuka imbere, usanga nyine benshi bisutse muri iyo muvuma batazi iyo ariyo, baragenda benshi biciwe iyo ngiyo. Hanyuma babona ko ndetse baje mu Rwanda burya bahuye na resistance, babona ko badashobora guhungabanya u Rwanda, guhungabanya Habyarimana wari warakoze rwose igikorwa gikomeye cyo guhuza abanyarwanda, kumvisha ko abanyarwanda umunyarwanda ari umunyarwanda. Babona nta kindi cyabishobora, ibyo bagerageza byose bidashoboka, batereka tumwice, we namara gupfa bariya bazajya mu byo gutangira kumuhorera, kandi tuzabatiza umurindi bajye kumuhorera, hanyuma tugere ku ibyo twatekereje mbere hose. Nta demokarasi rero, n'uwibeshya koko bazanye demokarasi baribeshya. Nta demokarasi bazanye, nta kubaho kwiza kw'abanyarwanda bazanye. Baje bamenya amaraso n'ubu bakiyamena, kubera ko babona ko nabo baje bashuka, baje kubona ko babashuka koko, bagashaka bakaba babigaranzura, ariko ko nta kundi bagira, baramena amaraso, baracyamena. Nta demokarasi ya FPR yatuzaniye, nta bwisanzure yatuzaniye amage n'amaganya acyuzuye u Rwanda. N'icyo batuzaniye. Ubwo rero twe tugomba kureba uko tugomba kubigenza kugira ngo tubyikuremo. Murakoze mu nyunganire nawe. Ndagushimiye Madamu Chantal Mutega, ibisubizo byawe duhaye byiza. Bwana John Rwigamba, nk'uko mugenzi wawe yarabivuze, demokarasi bavuze bashakira abanyarwanda yagezweho. Abanyarwanda babayeho neza kurusha uko bari babayeho mbere, cyangwa baje bafite iyindi jenda kashe nk'uko bivugira ko u Rwanda ngo rutangira kuva muri 1994 akaba aricyo bazaniye, cyane cyane bifuzaga ko bashyira mu rubyiruko. Bwana John Rwigamba, ijambo ni iryawe. Nakoze Bwana Felicien kuba mumpaye ijambo kugira ngo tubashe kuvuga ku byerekeranye n'ibya FPR. Bwana Felicien, ibyayo kubivuga ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu byasaba igihe kirekire, ariko bitewe n'uko tuzi byinshi bibi byayo nabasha kuvugaho bikeya. FPR kuva muri 1990 yatangira gutera igihugu cy'u Rwanda, yatangiranye ubugome bwinshi cyane, itangira yica abantu, ikora ibibi byose bibaho, ibateranya. Yahereye agace k'ibyumba izana abantu mu makambi ya Nyacyonga, abantu baba mu nkambi mu gihugu cyabo. Birumvikana ko icyo gihe nta demokarasi yari izanye, kuko kubona abantu baba impunzi mu gihugu cyabo byari ibintu bibi cyane FPR yari itangiye kuzana. Abazi kureba rero batangiye kubona ibya FPR yazanye, cyane cyane ibintu byo kwica no guteranya abanyarwanda bari bibereyeho neza mbere y'uko itera. Barabanaga nk'uko mugenzi wanjye abivuze, abahutu, abatutsi, abatwa barasangiraga, bagashyingirana, bagakorana buri kimwe cyose uzi kibaho. FPR rero ahiziye yatangiye kugenda iteranya abanyarwanda, ibaryanisha, yica, yiba, ibibi byose
biba ku isi nta na kimwe yasize inyuma, cyane cyane mu buryo yakoraga ubugome. Ikintu cya mbere ni uko yabanje kuvangavanga abanyarwanda ikoresha ibintu byo guteranya amoko. Nicyo kintu cya mbere FPR yakoresheje kugira ngo isenye igihugu n'abanyarwanda. Hagati aho ngaho imaze kubigeraho, yatangiye kugenda ifata abantu mu mpande zose, ibahuriza mu bintu by'amatiku, mu bintu byo kuryana, mu bintu byo gukora hirya no hino ivanga abanyarwanda. Bwana Felicien, ndagira ngo mumenyeshe ko ibibi bya FPR kubivuga keretse abantu bafashe igihe kinini bakamara imyaka myinshi bavuga ku bugome bwa FPR, nta kintu bita demokarasi na gatoya yigeze izana mu gihugu. Yaje iryanisha abantu kugira ngo babone uko bamara abantu bafite ubwenge, itangira gufunga abantu bose bize, itangira kwica abantu bose bize, abantu bapfira mu magereza, abantu bapfira mu makambi, kugeza na n'ubu ikirimo kwica umuntu wese ugaragaje ko avuga ibyerekeranye n'ibibi FPR ikora, ibintu byerekeranye n'uko nta demokarasi iri mu gihugu, uwo ari we wese arahigwa. Reba nk'abantu nk'uriya mudamu Ingabire Victoire yagerageje kugira ngo yereke FPR ibibi ikora byerekeranye n'uko nta demokarasi iri mu gihugu. Urabizi imyaka bamufunze, kugeza na n'ubu akaba afungiwe, afungishijwe ijisho kandi mu gihugu cye. Urareba ukuntu abantu basenyewe amazu yabo, bakaba bari mu makambi mu gihugu cyabo. Birababaje cyane kubona hari amashitingi ari mu gihugu cy'u Rwanda mu bihe nk'ibi ngibi tugezemo, baragize bakirirwa baratira abanyarwanda ngo bari muri viziyo 2020, ngo bafite imijyi myiza isize amarangi. Icyo se Bwana Felicien wavuga gute ko ari demokarasi mu gihugu? Abantu baraburara, abantu barabwirirwa, abantu bararwara indwara z'imyanda, baririrwa bahandura amavunja abaturage. Iyo yaba yitwa demokarasi yihese koko namwe banyarwanda iyo muroye? Abanyarwanda bose barafunzwe, bafungiwe mu mazu, imipaka yose irafunze y'abaturanyi. Umupaka wa Uganda urafunze, umupaka wa Burundi urafunze. Imibanire y'u Rwanda kugeza ubu ngubu aho ruyobowe na FPR ni imibanire mibi n'amahanga. Isi yose yarumiwe ukuntu FPR ikora. Tutarondogoye mu bintu byinshi, umunyarwanda wese yamaze kubona ibya FPR. Gusa icyo twe twakora nk'abantu b'impirimbanyi kugira ngo tubohoze abanyarwanda, nuko twabakangurira kugira ngo bafatikanye baze dukureho karagatsiko kayogoshe abanyarwanda mu kubiba, mu kubica, mu kubafunga, mu kubafungisha umunwa n'ibindi byinshi bibi. Rero tugomba kubashishikariza bose guhaguruka kugira ngo twibohoze umugozi batuboshye. Baje bitwaje demokarasi, ariko bari baje guhemukira abanyarwanda. Ibyo bamaze gukora rero birahagije, nta kindi cyo twakora. Ndabashimiye, nkushubije mikoro, ubwo wenda nimwongera kumbaza ikindi tabasubiza. Murakoze. Ndagushimiye John Rwigamba, ndagushimiye Chantal Mutega. Icyo ngiye kubaza Madamu Chantal Mutega, FPR ni abantu baje bavuye mu gihugu cya Uganda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi bateye u Rwanda, bavuga ko baje guharanira uburenganzira bwabo bwo gutaha iwabo. Bari biganjemo impunzi z'abanyarwanda. Kuva muri 1994 bafata ubutegetsi, mwibuke ko habaye impunzi hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ndetse bagakora n'agashya kugira ngo izo mpunzi zigerageze gucyurwa zisubirwe mu Rwanda. Nkaba nabaza Madamu Chantal Mutega, kugambanira izo mpunzi ngo zicyurwe mu Rwanda ni urukundo FPR yari igiye ko impunzi zose zagombye gutahuka zikajya mu gihugu cyazo, tutirengagije amagambo umukuru w'igihugu yavugaga atari n'ihumure, ari n'iterabwoba? Kuki FPR itigeze itanga ihumure ku mpunzi, ku banyarwanda, kugira ngo abanyarwanda bagire ubwisanzure n'abashaka gutaha batahuke, cyane cyane nk'abari mu mashyamba ya Kongo n'abari hirya no hino? Ibyo bintu byagiye biterwa n'iki Madamu Chantal? Urakoze Felicien kuri icyo kibazo cyiza.
ariko nagira ngo nkwibutse ko kuri Kagame u Rwanda ni Kagame gusa n'agatsiko ke, naho abantu bagiye bahunze yagiye kubakuraho nyine ngo abone abacakara bo kumuhingira, abafunge umunwa kubera ko nibaguma no hanze bazabunya bakisuganya bakavuga ati ariko twebwe kuki twaguma hanze y'igihugu cyacu. Ibyo rero nibyo byamuteraga ubwoba, kuko nta humure yigeze ashaka guha umunyarwanda uwo ari we wese mu gihugu. Iryo humure ryatuma n'uri hanze avuga ati reka ntahe, kubera ko ariko yamye, ariko yagombaga kujya gukora uko ashoboye ngo agende abeshya amahanga bariya mu miryango y'impunzi ngo bazane abanyarwanda bose bahunze, abafite ubwenge bize abice, abari bafite imitungo abice kugira ngo yigarure imitungo yabo, hanyuma abandi abashyiraho abacakara, abana babo bavutse abashyira muri ya mashuri yabo batazi gusoma no kwandika kandi barangije za segonderi, batazi no kuapurayinga kujya gushaka akazi cyangwa kujya muri universite. Yashakaga u Rwanda rurimo abacakara, u Rwanda rurimo we n'agatsiko ke. Ntabwo development y'u Rwanda hari icyo yari mubwiye, nta nivo ye y'ubwenge bwe bugarukira ku nda ye no ku nda y'abana be n'agatsiko ke, nuko bamusingiza ngo uri umwami akumva ari aho bigarukye. Ntabwo u Rwanda rw'ejo ntabwo rwitayeho, ahubwo uriya mugabo sinzi n'aba ari abana be ntabwo abakunze, ntabwo ari urukundo kubona uzi ko we ejo uzavaho ugasiga uraze abana bawe urwango ku bandi banyarwanda, n'abanyarwanda ukabashyiramo urwango kuba ko ubasumbanisha kubera ko uwabagize abacakara ukumva ko ari wowe ugomba guprofita ku byiza by'u Rwanda n'abawe gusa, abandi bakagumya bakaba mu gihuname nyine bakajya mu mwijima. Ariko nyine yibagiwe ko nta wica nyoko muntu ngo ayirangize, abo yashatse kwica bose ntiyabigezeho. Hari abashoboye gusohoka, hari abashoboye barororotse nabo, nk'uko FPR igiye yirata ngo hari ibyo beretse kubana ngo barororotse, andi akibagirwa ko n'abandi bageze hanze nabo bakororoka. Murabona urubyiruko narwo rutangiye guhaguruka mu mahoro rwose rukerekana amafuti ya FPR n'ubugome bwabo, bakavuga bati nimushire icumu hasi, dore u Rwanda n'urw'abanyarwanda bose. Abana bo mu ngeri zose barahagurutse bereka FPR Kagame n'agatsiko ke ku Rwanda atari akarima kase yamuraze. U Rwanda n'urw'abanyarwanda bose ingeri zose. Nuko rero kuvuga ngo Kagame ntacyo ari cyo ga, kandi murareba ko batangiye nabo kumushyira hanze. Sindi umunyamategeko ngo menye neza icyo Abongereza n'Abanyamerika bashaka kuvuga muri iriya nyandiko yabo, bavuga ko bajye bibuka jenoside, bajye bavuga jenoside nyarwanda, bavuga jenoside yabakoreye Abatutsi. Sindi umunyamategeko, ariko nkurikije na reaction bari abanyarwanda bakoze bihanangiriza Amerika, bihanangiriza Abongereza, bavuga ngo barashaka gupfobya, ngo bashaka kuvuga amateka atari kandi bayanayabarukira. Aho ngaho waruvuze, urabizi neza ko nk'iyo uri nk'umuhutu ukavuga ko abantu bawe bishwe, bahita bavuga ngo urapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Kuba waba uri umunyarwanda uwo ari we wese, aho Abanyamerika n'Abongereza nabo ntibazavuga ko barimo gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Impamvu babivuga gutyo ni ukubera iyi nyungu FPR ifitemo, kuba uwavuga ukuri uwo ari we wese badashaka kuvuga. Madamu Chantal, urakoze kunyibutsa ko twavuga kuri ako kantu. Nibyo koko umuhutu utangiye kuvuga kuri jenoside bavuga ko ari umujenosideri, ngo bamucecekeshe. Umututsi ushatse kuvuga ko jenoside uko yagenze akavuga ko n'Abatutsi bayiciyemo batangira kumwita ngo bamwita ngo ntabwo ari ingengabitekerezo, apfobya jenoside. N'Abanyamerika rero nabo n'Abongereza nabo batangiye kuvuga ko bapfobya jenoside. Ariko igihe cyishimisha umva Felicien yagiye nkomoka mu bwoko bw'Abatutsi, ariko kuva byatangira narapfushije koko. Bamwe mu ntera bamwe baranyiciye koko ariko
ariko aho ndi mu marira kugeza n'ubu nabona abantu nabo bari mu bundi bwoko barira nkavuga ni se jyewe uwanjye napfushije ndababaye kuruturiye kuki nabona ko mbabaye kuruturiye ahubwo jyewe sinababaye cyane kuko nyine nshobora no kubivuga ntinarapfushije nkarira naho wa undi wundi uvuze ngo narapfushije nako ntatinyuka kubivuga ko yabuze baramufunga cyangwa bakamwica hanyuma rero nkavuga nti biriya bintu FPR yanga ko bavuga nuko bazi ko baramutse bavuga bati dore abahutu barishwe bakorewe jenoside ikibazo cyaze ninde wayibakoreye kandi bazi neza ko ari bo Kagame n'agatsiko bakoze jenoside y'abahutu nuko rero batinya uwakandaho wese akaba yabivuga kuko bashobora kuzisanga mbere y'inkiko ariko bitinda bitebuka n'ibyo bavuga byose bazajya imbere y'inkiko burya ngo hari karuma y'umuntu ntabwo ushobora kwikwepa izabavunjira karuma y'ibyo bakoze izabavunjira nabo bazisanga imbere y'inkiko ahubwo nuko nyine turi bujye kuri Kabuga bari bakwiye kugendesha make bakavuga bati Kabuga muri iya myaka reka tumureke urukiko rumuburanishe tutamuhungabanya kuko ejo nabo bazisanga hariya bifuza ko umuntu yababarira yababarira ati bareke kubahutaza Kagame n'agatsiko ke nibahagarare buna muri icumu baha abanyarwanda amahoro abahutu abatutsi n'abatwa bisange mu gihugu cyabo bakoze amarorerwa bazagera imbere y'inkiko ariko nibahagarara ahangaha turarambiwe murakoze ndagushimiye madamu Chantal Mutega bwana John Rwigamba iyo witegereje njya nkunda gukurikira amagambo abayobozi b'u Rwanda bavuga cyane cyane nk'amagambo James Kabarebe yavuze mu minsi yashize hari amagambo Mubarak Muganga yavuze ngo izo mpunzi ziri abo bantu bari yo hakurya ngo bagenda na Rwanda yango bakajya kurangiza ibibazo iyo witegereje ubona iri ni humure bagombye guha abana b'u Rwanda kugira ngo batahuke ku bushake basubire mu gihugu cyabo cyangwa n'iterabwoba bifuza gushyira ku banyarwanda kugira ngo abanyarwanda bazahere mu mahanga n'abashaka kugira icyo bavuga mu gihugu cyabo be kugira icyo bavuga bwana John Rwigamba. Murakoze bwana Felicien kuba mwongeye kumpa ijambo. Urumva bariya bantu ni abantu bakoresha ibintu by'ikinyoma ubwicanyi n'iterabwoba niko kamere yabimeze. Iyo avuga ko bafite indege batwara bajya kwica abantu aho bari mu makambi aba yirengagije ko babaye mu makambi bakabamo igihe kinini kandi nta muntu wabasangagayo ngo abice. Ibyo bintu byabo batangiye bica abantu babiba bakora ibibi byose ni uko bakoze. Ni ukuvuga ko ibiganiro byabo biri mu kwica. Usibye na Kabarebe wabivuze na Kagame ari we ubayoboye ari we mukuru w'abicanyi nawe ntashobora kuvuga amagambo atatu atavuze ibyo kwica. Nta humure rero bashobora guha abanyarwanda nta na rimwe bashobora kuzabaha ikintu cyerekeranye no kubahumuriza kubagirira neza kubaha ibyo bakwiriye kubunga ngo babe abanyarwanda bavuga rumwe usibye kubateranya no kubica. Urabizi ko kuva bafata igihugu amafaranga yose ashirira mu bintu byo kohereza abantu bajya kwica abantu babasanze mu makambi aho bibereye mu bihugu za Zambia za Malawi zahe ku isi hose nta gihe hashira igihe tutumvishije ko leta y'u Rwanda yisha abantu. Urabizi abantu bamaze kugwa mu bihugu bya za Uganda ni benshi cyane abamaze kugwa mu makambi yose yaba mu makambi ya za Uganda yaba mu makambi ya za Congo no mu mashyamba hose bo bakoze mu kintu cyo kumena amaraso. Ni ukuvuga ngo rero ntibashobora gutanga ihumure mu banyarwanda ndetse bakica batanibagiwe no kwica ababafashije. Urabizi hari abantu benshi bagiye babafasha kugira ngo babe babasha gutahuka mu gihugu abo bagiye bica ntibagira ingano. Ibyo byose abanyarwanda bakabireba bamara kubibona bagafata ingamba zo kwibohora agatsiko kabatsikamiye kakabashyira hasi
kakabakoresha buri kimwe cyose. Abenshi bari abagabo babaye inkoma amashyi, birirwa bakomera iriya leta amashyi. Kagame akavuga ati nzajya kwica abantu, amashyi akavuga ari urufaya, ukagira ngo aravuze ngo nzakorera abanyarwanda iki ngiki. Bwana Felicien, ibintu byerekeranye n'iriya leta ikorera abanyarwanda bimaze kugera abanyarwanda hejuru ku buryo bwose biteye ubwoba. Abanyarwanda barumiwe, gusa ikiriho nuko hariho n'impirimbanyi zishaka kubabohoza ibyo donc imigozi bariho, kandi izo mpirimbanyi byanga bikunze zizabigeraho, kubera yuko u Rwanda narwo n'abayobozi barwo b'amabandi babicanyi bari mu marembera. Iyo uroye ukuntu basubiranamwo, birirwa baryana, birirwa hindagura igisirikare kubera ko ntawe yizeye, bikwereka byinshi amarembera y'iriya ngoma y'amabandi. Ni ukuvuga ngo gusa abanyarwanda bagombye gushyira hamwe, bakareba aho ingufu ziri zishaka kubabohoza, bakafatikanya uwo ari we wese agashyiraho umusanzu we, kugira ngo abari imbere n'umuheto cyangwa se n'ikindi kintu cyose gishobora kuba cyabasha guhindura ubutegetsi buriho, bakaba babajya inyuma bakabatera ingabo mu bitugu, bityo tugahirika buriya butegetsi bugiye kumara abanyarwanda. Bwana Felicien, ntabwo umuntu ashobora kuba yarondora ububi bw'iriya ngoma ngo ube wagirira byibuze na kamwe ubona keza bashobora kuba bakorera abanyarwanda. Iyo ubona nko mu bihe nk'ibi turimo, isi yose ifite akabazo k'icyorezo cyatatse isi, abantu bose bakaba barafashije abaturage babo, bakaba babafasha mu mirire, bakabafasha muri buri kimwe cyose umuturage akenera. U Rwanda rukaba rwarafashe amafaranga y'imfashanyo atagira ingano yaturutse impande zose, akaba abanyarwanda kugeza na n'ubu barimo kwicwa n'inzara. Nta n'umwe wigeze agira ikintu afashwa, buri wese yirwariza kandi banafunzwe. Ibihugu by'abaturanyi byakoze ibishoboka byose, yishyurira abantu bo mu rwego rwo hasi amazu amezi 3, bakabashakira ibiryo bakarya, kuko bazi ko ari ikibazo rusange cy'isi yose. Kubona u Rwanda nta kintu na kimwe barakorera abaturage babo. Iyo ubona mu Rwanda haherutse kuba ibyorezo by'imvura, bagapfusha abanyarwanda bagera kuri za 300 za magana ngahe, uriya mukuru w'amabandi akaba atarigeze aha ihumure abanyarwanda, gavuga ati twahuye n'ikibazo kimeze ukuntu, banyarwanda mwahuye n'iki cyorezo, bafashe mu mugongo ngo abe yabasayidira mu gushyingura, ahubwo akirirwa amafaranga yamena ngo ayatanze mu miryango runaka, mu makipe runaka. Kuvuga ngo rero nta munyarwanda n'umwe afitiye impuhwe. Hariho umuntu yigeze kuvuga ati njye nemera Kagame kubera ko nta nubwo rwose Kagame ajya aronda amoko. Birashoboka kuko yaba umuhutu, yaba umututsi, yaba umutwa, ashyira mu katebo kamwe akakora ibibi. Gusa uwo yemera ni umuntu umugenda uruhande, inkoma amashyi ye imufasha kwiba, imufasha kwica, abatuma amahanga yose kujya kwirirwa bahiga inzirakarengane kugira ngo babashe kuzica. Abo nibo bantu be, nibo basangira ibyo basahura mu banyarwanda byose. Bwana Felicien, niriwe nizimba mu magambo kuko ibyo kuvuga kuri iriya ngoma ni byinshi. Uzavuga, ibitabo bizandikwa. Mbaye mbashubije mikoro, nongera kumbaza ikindi kibazo ndabasubiza. Murakoze. Rwose ndashimira John rwose binatugejejeho, nkamushimira nsubiramo kuko nkuko avuze ko bari mu marembera kubera ko urubyiruko ruriho rubyiruka, bariya bana babo bohereza mu Burayi, buriya bagera ngo bagakubita agatima bakareba uko demokarasi icyo ari cyo, bakamenya ikiremwa cya muntu uko ariko.
icyo ari cyo. bariya abana bashishikariza guhangana n'urundi rubyiruko nta credibility bafite, kuko urundi rubyiruko rurahangana rwamagana amabi y'u Rwanda rukorera rushaka ubwigenge bwa buri muntu wese. urumva rero aho mvuga mu marembera kuko na ruriya rubyiruko rwabo nta jambo bazagira kubera ko batazajya batinyirwa kuvuga amahomvu nk'ayo base ba bene wabo ba kariya gatsiko bavuga. donc dufite icyizere, twarahagurutse ariko bari mu marembera. nagira ngo nongereho nshimira John kubona yakatwibukije. murakoze. nanjye ndagushimiye Chantal Mutega, ndagushimiye John Rwigamba. Madamu Chantal, twihuta mu minota mu magambo avunaguye, tugiye guca kuri iyi nkuru y'umuherwe Kabuga Feliciane. mwibuke ko Kabuga Feliciane arafunzwe, leta y'u Rwanda yarahagurutse irahagarara nka CNLG zayibuka, ariko mu biregwa baravuga ngo yari yarazanye imihoro mu gihugu cy'u Rwanda ngo ashishikariza ngo kugira ngo abantu bakore jenoside. Madamu Chantal Mutega, dushyigikiye ukuri ku bintu byabaye mu Rwanda. nkaba nakubaza, nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, uyu munsi mu Rwanda imihoro barayiciye, urugo rudafite umuhoro cyangwa isuka kubera ko byari ibikorwa bya buri munsi mu Rwanda n'ubuye. waba uzi ko mu Rwanda imihoro yaciwe itagikoreshwa? ubwo yenda nakubaza icyo ngicyo n'ikindi kirazanye. urakoze imihoro ngewe maze kumva n'iki kirego cya Kabuga naribajije, na telefoni abantu mu Rwanda nkababaza ese hariya mutemesha iki ibiti cyangwa mutemesha iki ku ngo zanyu n'iki? ati imihoro. ese mufite imihoro? ngiyi ndakurahiye nta muryango n'umwe, yaba mbere ya leta jenoside yaba na nyuma, nta muryango utagira umuhoro. hanyuma se ni hano n'ahangaha dufite imihoro, amakupa yo kujya gukupa amajaride yacu utayafite. ninde udafite icyuma cyo mu rugo gikata kandi gishobora kwica n'umuntu? ninde utagifite? Kabuga ese iyo mihoro yatangiye kuyizana kuyitumiza mu Rwanda, kuyimporta muri 1994 cyangwa yari isanzwe iriho? nta umuhoro ni igikoresho cya buri munyarwanda wese, nta rugo rutagira umuhoro. sinzi ko hari n'umukene utagira umuhoro, atanamufite yajya gufasha ku ruhande ku baturage. umuhoro ni igikoresho nk'uko umuntu akoresha ikanya, akoresha icyuma cyo ku meza. kuvuga rero ngo Kabuga icyo ni ikinyoma kizabatsinda, nako sinzi ko bazanagitinyuka. erega nimurebe, ni nayo mpamvu batinya ko Kabuga yaburanira mu Bufaransa akumva ko yajyanwa Arusha muri ya mekanisme residuelle kugira ngo ajye kuburanishayo. nabwo mwumvise ko ni wa wundi wo ubibuka harya ninde ngo ni Jean Pierre dusingize Mungu yaravuze Jean Pierre dusingize Mungu ngo baranegosiya. amaze kumva nyine barishimye ko Ubufaransa bwavuze ngo Kabuga kubakohereza Arusha, ariko ntibinamunyuze. aravuga ngo bazakora negociation. iyo ni ijambo numvise we yivuye, bazakora negociation kugira ngo niba iyo tribunal, iyo mekanisme itatumye inkiko z'u Rwanda rwo zimuburanisha, niba iyo mekanisme ize imuburanishe mu Rwanda, ngo bazakora negociation, ngo bigeze kuzikora ngo azaburanisha mu Rwanda. abanyarwandakazi, ibyo ni ibiki? ayo mategeko ko ntatari itegeko, izi negociation n'ikizijya kujya mu bucamanza kugira ngo zishake umuntu zifite icyo zigamije kugira ngo bamuzane, bamushyire kuri stress, bamubuze kuvuga ukuri, kuko bazi ko ibyo bamukoreye, ibyo bamwibye byose, ibyo bashaka kuzizimanganya, barashaka kujya kubanganya atashoboye ngo ntaburane. nguko uko abanyarwanda bakora, nguko uko dusingize Mungu cyangwa dusingize shitani simbizi uko bakora. mureba ukuntu bavuze ko
hari umupadiri w'umunyarwanda wagiye mu Butaliyani bamugira umwere mu rukiko, bamugira umwere w'umunyarwanda, sinabyibuka ubwo nibyibuka ndarigarukaho, ariko baravuga ngo bamukurikira n'abagizwe abere aho bari hose babashyire kuri stress, bababuza amahumeko. Ibyo ni ibiki? Barashaka kuburana, barashaka ukuri, barashaka ukuri kujya hanze, barashaka barashaka verite yo kujya, barashaka ntabwo bashyigikiye ubutabera. Barashaka ubutabera, ntabwo aribwo barashaka kuzimya umuntu wese ushobora kuba yabagira icyo akopfura akavuga, bakabambika ubusa. Nicyo bagamije, nta kindi. Kabuga igisinajya ngo ubyo mwende yari umwere cyangwa yari umwere, ariko kuba yari umuhutu ukize en plus ufite ukuntu bashyingiranye no kwa Habyarimana, nta kuntu batamwandika cyasha kugira ngo bagumye bakurikirane ngo uwitwa umuhutu wese, bagumye bakurikirane imitungo ye batwaye, bamunyaze n'ubungwe. hari ahari FPR gifite bamutwaye, n'ibyo bashaka gusisimanganya ubujura bwabo n'ubugome bwabo no guhoza abantu ku nkeke. Hari igitabo cy'umusore witwa, amaze kuba umugabo ukuze 50, Jean Jacques Bosco w'umunyarwanda uba muri Canada. Igitabo cye naragifashe ntagiye kwisoma, amarira akisoma, avuga témoignage y'ukuntu yakijije abanyeshuri bigaraga imudende, ariko bakamukurikirana. Yaba atangiye kwinsitara muri Canada, bakamukurikirana kuko yari umuhutu uzi ubwenge, bagashaka kumubuza amahwemo. Nuko nyine yabonye ashoboye kubona témoignage n'abo yakije, n'abatutsi yakije bari ku université baje gutemonya kugira ngo bamuhe amahoro. Ariko murebe uko iyo stress gukurikirana umuntu aho ari nta cyaha yakoze, ariko ngo kuko ari umuhutu amerewe neza, afite amafaranga cyangwa yize, bamukurikiye muri stress. Ibyo ni ibiki? Abanyarwandakazi, namwe batoya bakiri bato, bari abana ba Kagame na Kabarere na Barake n'iki, nimuhagurukiye mureba amabi iwanyu bariho bakora, muyamagane, mureke kwamagana ibyo abirabura bo muri Amerika bakorerwa, muvuye ku by'abirabura banyu bene wanyu bakorerwa mu Rwanda iruhande rwanyu. Murakoze. Urakoze Madamu Chantal Mutega. Twari twavuze ko turi buvuge ku kibazo cy'ihohoterwa ry'abadamu mu Rwanda, kubera ko tugeze ku mpera z'umusozi w'ikiganiro. Ndumva nazategura ikindi kiganiro ku ihohoterwa ry'abadamu mu Rwanda, tukazakigarukaho. Reka ahubwo nsoreze kuri iyi ngingo yerekeranye n'ibintu byabereye hano byo muri Amerika by'ihohoterwa ry'abirabura. Ariko icyo nshaka kugira ngo mbaze Bwana John, uko nabonye ngo abasitari bo mu Rwanda barahagurutse ngo baramagana ibintu, nyamara ubwo Kizito Mihigo yitwaga ntabwo abasitari bo mu Rwanda hari ikintu bavuze, ubwo Rwigara yitwaga nta kintu bavuze, ubwo abacitse ku icumu babonaga abo ba Rwigara n'abandi bitwa na ba Gasakure, abo bo mu Rwanda nta n'umwe ugira icyo avuga. Bwana John, koko iyo witegereje ubona abanyarwanda koko ibyo dukora tubikora tubikuye ku mutima, cyangwa ni amarangamutima yo kwibonekeza kugira ngo leta iriho ibemere? Kuko iyo ubona abantu bahaguruka ngo bababajwe n'urupfu rwakorewe umunyamerika Pietire, rurababaje, uwakorerwa ikintu kibi uwo ari we wese birababaje, ariko se kuki abanyarwanda iyo babikorewe nta n'umwe ugira icyo avuga, nta n'umwe ubyamagana? babiterwa n'iki? Ni umuco mwiza Bwana John Rwigamba? Murakoze Bwana Felicien kuba mu majambo. Gusa mu Rwanda nta muntu ukora ikintu we ku giti cye. Abantu bose bo mu Rwanda bakora ikintu bategetswe na leta ya Kagame, kandi n'iyo leta ubundi si leta y'u Rwanda, ni leta twakwita leta Kagame. Noneho iyo uroye ukuntu baba barimo kuvuga ngo barimo kwigaragambya kubera uriya mu Black uriya George biciye muri Amerika, iyo abantu bacu baguye mu gihugu cy'u Rwanda bishwe banizwe nk'uko ubivuze, Kizito yishwe anizwe bamukoreye iyicarubozo,
n'abandi benshi ba Rwigara barishwe bakubiswe amanyundo bicwa urw'agashinyaguro. Nta muntu n'umwe wigeze avuga kubera ko nta muntu uri mu Rwanda ufite uburenganzira bwo kuvuga cyangwa se ngo akore imyigaragambyo. Iyo leta y'u Rwanda ibishatse niho ivuga ngo bajye mu muhanda ngo bigaragambye kubera ikintu runaka. Urabyibuka mperuka imyigaragambyo ngo bakoraga igihe Roza Kabuye ngo yari yafatiwe mu Bufaransa, ariko se nyamara Roza Kabuye wamubona bakoraga iki se ahubwo bamureka agafungirwa hariya ko n'ubundi harafunzwe. Nta muntu n'umwe ugira ikintu akora mu gihugu cy'u Rwanda kidaturutse kuri ya nkozi y'ibibi ari we umukuru w'amabandi akaba umukuru w'abicanyi Paul Kagame. Ni ukuvuga ngo rero na buriya bashobora kuba ari bo bategetse ngo abo basitari ngo bagire icyo babivugaho cyangwa se ngo babe bakora imyigaragambyo kugira ngo bigaragaze cyane. Bakunda kwigaragaza ikintu amahanga ibihugu by'ibihangange byakoze nabo bahita biterera hejuru nk'isazi yiterera mu mata, kandi nta n'ikintu kidashoboka bitanahuye. Nibabanze barebe ibikorwa bibi bikorerwa mu gihugu cyabo, hanyuma bavuge bati turabona iyi leta ibangamye irimo gukora ibibi. Ninde wabivuga? Bose bashikamye. Gusa ntabwo twavuga ko nta nubwo twabarenganya kubera ko igihugu abantu bose bari mu gihugu bararagiwe. Bwana Felicien wenda we ntuheruka mu gihugu, iyo uroye ukuntu igihugu cy'u Rwanda abantu baragiwe nk'inka, abo bita abadaso, local defense, polisi, izo za daso zo nukwirirwa zizenguruka ku ngo z'abantu n'inkoni bagenda bareba, nta wavuga ijambo. Nijoro abantu baryamye, amazu abazengurukwaho n'abo bapolisi bafite imbunda n'abo badaso n'abandi benshi bagiye bashyiraho ngo nabashinzwe irondo, abo bose bagenda bumviriza. Bityo rero tuzajya tubona ikintu gikorewe mu Rwanda ntitukabarenganye, kuko bagikora bagitegetswe na leta. Kuba ntacyo bakoze rero nuko leta bitagishaka. Ntabwo rero twabarenganya, ahubwo ni gukora ibishoboka byose twebwe ubwacu ababashije gucika bariya bicanyi tugashyira hamwe twese, tutaroye ngo uyu ni iki, uyu ni umucuruzi, uyu ntabwo ari umucuruzi, uyu ni umukozi, uyu ni umuhutu, uyu ni umututsi. Twese dushyire hamwe kuko abarimo gupfa mu gihugu n'ubwoko bwose buvanze, tubohoza abanyarwanda n'u Rwanda rwacu, twongere tugarure amahoro, umutekano, byose n'ubwiyunge. Abanyarwanda ubwabo njye namaze kurora ko bo ubwabo bariyunze, byararangiye, kuko ufite ubwenge abona ko impande zose zapfushije ku buryo bw'indengakamere, ahubwo leta niyo ikomeza gukora ibibi byo kubaryanisha. Bityo rero ntabwo twarenganya abantu bari mu gihugu ngo ntabwo ngo bavuga iyo habaye ikintu cy'ingorane nuko baboshye bose. Gusa bagomba kumenya ko turi impirimbanyi dushaka kubabohoza, nabo bakazashyiraho akabo ko kuba bavuga bati reka dukore revolisiyo igihe babona ko natwe twahagurutse kugira ngo tubarwanirire, nabo bazemere wenda hagira ibitambo, ariko kugira ngo abanyarwanda bazapfe bashire ntawe uvuga, iminwa irafunze. Reka wenda menera ahangaha kuko ibyo kuvuga ni byinshi, unabigiye imuzi n'agahinda kakwica ibyo abanyarwanda bakorerwa ni byinshi cyane. Murakoze, reka mbe mbashubije mikoro. Chantal, wakongeraho unasoza ku kibazo cya Ibuka itavugira abacikacumu bicwa barimo ba Rwigara n'abandi, noneho ugakomereza aho ngaho dusoza ikiganiro. Reka mvuge ntabwo nemeranyije neza na John uvuga ngo ntawabarenganya ngo tubumve. Oya, hanyuma se ejo ko nabo bazaba ituru yawe yabageze Mihigo, Kizito Mihigo ninde wo murusha gutoni, ariko se tirimutseho gatoya bakamwica kuriya. Hanyuma se tubihoreye ngo ntawabarenganya, ahubwo twe kubabwira nimuhaguruke mujye hamwe mwanya ibyo bababwira. Ni mubi bitabo, nta revolution itagira ibitabo, aho kuba igikoresho. Ejo uzavuge ngo yewe ngo bari bambwiye, aho icyo kimwaro umuntu azagendana
jewe bajya bambwira ngo ubutawusiya bwita ubumera ariko se abantu ko baceceka umwe akagenda avamo ibyo si uko bahaguruka noneho bakanabarasa ku mugaragaro n'ubu bikaba n'ikintu cy'isi yose ibona aho kugira ngo babiri batoragurwe umwe oya jewe ndabarenganya nibahaguruke banjye nk'abariya abo baririmbyi banjye kujya kwamagana amafuti ngo kwamagana abantu bo muri Amerika bicwa aho kwisekesha bajya kwamagana abo hanze ni umuzungu wishe umwirabura ni muri Amerika iwabo umwirabura wishe undi mwirabura bagaceceka kurigeze numva bagira bamagana uriya mukobwa bakuruye hasi ngo ko arengeye musaza ngo bazira ngo dupfukamunwa kuki batahagurutse ngo bagire icyo bavuga kuri iyi ka y'ahantu uko bitwari bari bamugaraguza agati bavuga ngo niwe wishe kandi ngo niwe wishe n'umuyoboke we kandi ari bazi neza ko ari babeshya kuki badahagurutse ngo bavuge bati ibi ni mu birere n'isibyo kuki badahagurutse bavuge bati yewe mihigo ntiyiyahuye niko tubikeka kuki mwanga investigation yandi y'amahanga oya tubabarenganya ntabwo ari ukubarenganya nibahaguruke baba abantu bashyitse nta revolisiyo itagira ibitambo bazemere batwete kandi umunsi w'umuntu apfa n'umunsi wa mugari wageze aho kugira ngo bacicike bagumye bavuye ngo turajya gukora ibyo batubwiye ntibabyange rwose kuko ejo bizaba byabagezeho kandi bazicuza nyuma bati kuki twe tutahagurutse hakiri kare none bikaba bitugezeho umwe Kagame nk'uko yabibabwiye azajya abatoragure ibyo rero niba bashaka kubireka nibahaguruke bakore resistance bembere bahagarara ngo abasirikare baze babarasire aho ngaho oya revolution ni ukurakara ukamenya icyo ushaka kugeraho kandi ukamenya ko nunapfa uzaba intwari ngo kwima amaraso igihugu cyawe imbwa ziyanywera ubusa niba yatangira igihugu tuzabanike mu ntwari apre tubazapfa oya nibahaguruke njye ntabwo mbumva narabumvise ngeze aho ndavuga nti no ni ukuhaguruka mukemera tugapfa aho kugira ngo tugumye tuba abagaragu n'abajaniki ibyo ni ibiki koko ibyo ni ibiki ariko nagira ngo nongereho mubabarire ubwo urakoze madamu Chantal kandi santima nta kuntu zitaza bitewe n'ibintu bikorwa bibi John mu kiganiro twagiranye wafata umunota umwe ugasoza ikiganiro wongera kwibutsa abanyarwanda icyo bagombye gukora mu guharanira uburenganzira bwabo ijambo ni iryabo. nakoze bwana Felicien rwose abanyarwanda bagombye kumva ibyo duhora tuvuga ku maradiyo bagatinyuka bakajya bumva izi radiyo nubwo yajya munsi y'igitanda akayumviramo ariko agakuramo amasomo agakuramo ibyo tuvuga akaba bose bahaguruka bagaharana bagafatana urunana kuko igihe amaradiyo avugira hanze ni menshi kandi abavuga icyo abanyarwanda bakwiye gukora baba abanyarwanda bari hanze baba abanyarwanda bari mu gihugu imbere bagombye gukora ibishoboka byose bagakora ikintu cyo kwibohoza kuko ndakeka ko abanyarwanda kugeza ubu ni benshi cyane cyane abari mu bihugu byo mu karere kacu za Uganda za Burundi za Tanzania za Congo n'abantu benshi bose baramutse bashyize hamwe bagafatana tukagira imbaraga hamwe gukuraho kariya agatsiko kazengereje abanyarwanda ni umwanya muto cyane kandi nongeye kubabwira ko agatsiko kari mu marembera buri wese nahaguruke ashyireho imbaraga afite zaba mu bikorwa zaba mu nkunga zaba buri wese akore icyo ashoboye kariya agatsiko gahaye igihe kitarenze amezi 6 kubera ko n'ubundi karagishuka ko kwisenya abanyarwandakazi murebe aho ibihe bigeze murebe imyaka 25 tutwikamiwe n'agatsiko k'amabandi batwiba batwica badufunga ibibi byose
bituriho muhaguruke rero kubera ko nabo kubera ko ibi bakoze birimo kubagaruka bakaba bari mu gushwana bafunga nabo ubwabo bifunga abo basangiye amaraso bikaba bimaze gusa nkaho bishwanyutse dufatirane rero bari mu gusubiranamwo hanyuma tugende tugirike kuri agatsiko uwo ari we wese nafungura amaso afungura amatwi yumve inyigisho duhora dutanga dufatikanye dukureho bariya banzi mu Rwanda n'abanyarwanda. Murakoze bwana Feliciane, ndabashimiye kuba twagiranye ikiganiro cyiza, mbashubije mikoro. Urakoze bwana John, ibisubizo uhaye abanyarwanda byiza. Madamu Chantal nawe wafata amasegonda ugasezera ku banyarwanda ugira icyo basigira, ijambo ni ryawe. Murakoze, ndashimira abanyarwanda bazadukurikira n'abakunda radiyo Ubwiyunge, mbasabira mbabwira nti nimuhaguruke nk'uko John amaze kubivuga, nimuhaguruke twirwaneho, nimuhaguruke musubirane uburenganzira bwanyu, nimuhaguruke demokarasi iraharanirwa, nimuhaguruke mwerekane ko muri abantu bazima, mwerekane ko mudashaka kuba abacakara. Aho kubaho umucakara wapfa rwose. Nimuhaguruke turabashyigikiye kandi turabatera inkunga kandi turababwira tuti kariya gatsiko n'abantu nabo ejo bazapfa bo kubatera ubwoba. Nta mvura idahita, mugumane mwisubireho na mwange ikibi, mukirwanye, mugire ubutwari bwo kwamagana ba Kabarebe, Kagame, Kabarebe n'abo bose, abambari bose n'abantu naho abandi usibye ko bo buzuye ubugome, ariko mubamagane bo kubatera ubwoba, bo kubagira abacakara rwose. Turabashyigikiye, u Rwanda ni urwacu twese, ntawe ugomba kurusumbamo undi. Twese dufite kwishyira tukizana tugasangira ibyiza by'u Rwanda. Murakoze. Ndagushimiye Madamu Chantal Mutega, nizere neza ko nitwongera kugutumira ejo bundi uzaboneka tugakomeza kuganiriza abanyarwanda. Ndagushimiye John Rwigamba, nizera neza ko uzajya uboneka kenshi tugakomeza gukangurira abanyarwanda guharanira uburenganzira bwabo. Banyarwandakazi, mwari muteze amatwi radiyo Ubwiyunge. Ndongera kubabwira ko kubaho kw'imishwi atari impuhwe z'agaca, kubaho kw'imishwi ntabwo ari impuhwe z'icyanira. Hari benshi bari muri bihugu by'amahanga bagezeyo bajya baricara baraceceka, bumva ko bagezeyo batagomba kugira icyo bakora niyo cyaba atari bo gifitiye akamaro, ariko kikagirira akamaro abo basizwe bakomeza gucurwa bufuni na buhoro. Ndongera kubibutsa ko amazi ashyuha ntiyibagirwe iwabo wa mbeho. Mukore ibishoboka byose, muharanire uburenganzira bwanyu, muharanire uburenganzira ku banyarwanda. Icyo nicyo kintu tugomba kubibutsa buri gihe. N'utagikora ajya amenya ko yanze kugikora, ariko tumwibutsa ko yagombye kugikora. Nongeye kubasezeraho rero mbabwira nti mukomeze kugira amahoro y'Imana, mukomeze kugubwa neza, mutekereza icyo mugomba gukora mu guharanira uburenganzira bwanyu. Tutambana inzara, tutambana amarira, tutambana agahinda, dutambira inzigo, itona muri tumo. Bimurishowe uwanzukanga bawe, banga ibibondo ukangana ababyeyi, abagutamira ntibaru